Zasanga Maria nicyo nifuza iteka, nzajya kumureba nicyo kinkomeza. Nzajya kumureba niwe Yesu yampaye, wambera umubyeyi nanjye mba umwana we. Zasanga Maria mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Nzajya kumureba niwe mubyeyi mwiza, yatwimye ababisha yanga guhemuka. Nzajya kumureba niba mfite agahinda n'ayandi makuba, bizashira byose. Zasanga Maria mu bwami bw'ijuru, niwe niringiye, niwe tuzabana. Kwizera Imana n'ubuzima buhoraho iteka, dukunda Imana n'abana bayo. Ku buryo bw'umwihariko duhurira no kugira ngo muri icyo gikorwa cyo kurengera ukwizera n'urukundo byerekezemo umuvandimwe wacu Yesu Imana yahamagaye witabye Imana. Reka twicare gato maze twumve ubuzima tugiye gushyira mu biganza. Umuvandimwe wacu Fere Twagirayezu Derek muri aka kanya ni mwene Twagirayezu Pierre Claver n'Uwimana Alfonsina, kandi ababyeyi bombi bakaba baritabye Imana. Yavutse ku itariki 10 z'ukwa mbere umwaka w'1982, avukira i Masaka. Nyuma yaho rero ababyeyi bamaze kwitabira Imana, we n'abavandimwe bimukiye mu karere ka Muhanga i Nyarusange. Akaba rero yari imfura mu bana bane. Yize amashuri ye abanza hagati y'1989 kugeza 1995 muri ekole primaire y'i Masaka Kanombe. Amashuri yisumbuye icyiciro rusange yakize muri college Senja Nyarusange kuva muri 1996 kugera 1999.
nyuma yaho yaje gukomereza muri groupe scolaire ya Nyarugenge 1992. Yinjiye rero bwa mbere mu rugo rw'Abasalesiani ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2003, atangirira mu kigo cy'urubyiruko cya Gatenga. Yinjiye muri novisiya mu Irango i Butare ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani 2004. Yakoze amasezerano ya mbere yo kuba umusalesiani kwiyegurira Imana ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani 2005. Kuva mu 2005 kugera mu 2007 yabaye muri iki kigo cya hano i Kabgayi turi yiga filozofiya mu seminari nkuru ya Kabgayi. Kuva mu 2007 yoherejwe mu kigo cyacu mu Irango kwimenyereza ubutumwa bw'Abasalesiani, ibyo twita stage pratique. Yavuye mu Irango mu 2009 yerekeza nanone muri Centre de Jeune Gatenga gukomereza stage pratique. Nyuma rero hagati y'2010 yagiye kwiga mu Butaliyani i Torino, agaruka ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2013 akora amasezerano ye ya burundu nawe yakoreye hano muri Paruwase Saint Andre ya Gitarama. Mu 2013 yakoreye ubutumwa bwe muri novisiya i Butare ari umurezi kandi ashinzwe umutungo. Mu 2014 kugeza 2018 yagiye gukorera mu kigo cyacu i Kampala na Mugongo ari ekonomi. Kuva mu 2018 kugera mu 2021 yagarutse i Kigali Kimihurura ari wari ushinzwe umutungo wa provinsi yacu y'akarere k'ibiyaga bigari, u Rwanda, u Burundi na Uganda. Mu 2021 kugera mu 2024 yagiye gukomereza amasomo ye ajyanye n'icungamutungo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagarutse rero ajya mu butumwa kuva 2024 kugera 2026 yari ashinzwe ikigo cyacu cy'Iparade ari umuyobozi w'ishuri none washinzwe n'umutungo. Yitabye Imana rero ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi 2026 azize agisida i Kampala aho yari kuza i Kigali umunsi mukuru w'itangwa ry'ubusaserdoti bw'abavandimwe bacu. Nzajya kureba niwe watwitwariye inema twanyazwe zagaruwe nawe. Nzajya kumureba, Imana yaramukunze yaramwimakaje, yabaye umutoni. Mwese baseserdoti b'Imana na Kristo babanye ubuzima bwabaye bashimiye. Nyuma rero mubere mwagezeho uko tugiye gukurikiranya gahunda mbere yo kugeza umugambi wacu aho uburuhukiye iteka ryose. Tugiye kumva abantu batatu
batugezaho ubuhamya munsi ijambo baduteguriye. Ari na mbere turakira Padiri Banakireki, umuyobozi uhagarariye urugo Iberi yakoreragamo ubutumwa, araza kuvuga n'abagira nyine uko bagendanye bava hariya Parabeke berekeza umuvandimwe. Nyuma yabo umuryango wa Iberi nabo baraza batugezeho guhamya ijambo bateguye. Inyuma yabo Padiri Provinciale aragezaho nawe ijambo yateguriye, hanyuma dukomeze imihango. Reka rero dusabe Banakireki yegera imbere batugezeho ubuhamya. Kristo Yesu Kristo. Nk'uko mumaze kubyumva, ndi hano imbere y'uhagarariye umuyobozi w'urugo rw'ahitwa Parabeke mu majyaruguru y'Ubugande, aho Frere Beri yuzuzaga ubutumwa bwa Gisalesiani. Gutanga ubuhamya kuri Iberi Twagirayezu kuri njyewe bikize urujijo kubera ko nta munsi uburyo buhagije n'abandi Gisalesiani babanye nawe bagakorana urugendo mu nzira yabo ya Gisalesiani, kubera ko njyewe tumaranye gusa amezi 18, ariko muri ayo mezi 18 yabaye kumenya bimwe na bimwe kuri umuvandimwe wanjye Frere Iberi. Icya mbere natangaho ubuhamya, Frere Iberi muri community yari uwo navuga umumara w'umuguru cyangwa umushyushyarugamba. Iyo yabaga adahari, urebye nta muntu twavugaga byinshi, ariko iyo yabaga ahari yabaga afite amakuru menshi atubwira, akaba afite udukuru twinshi atubwira, ndetse twaba tunarangije no kurya tukuganira hanze, agakomeza akatubwira ibintu byinshi. Twaba tuvuye mu butumwa bwacu twananiwe, uwo munaniro tukanawibuka tukibagirwa no kujya kuruhuka, kubera ko yabaga yifuza ko buri wese yaba yisanzuye akumva afite amahoro mu mutima anezerewe. Iyo ni ingingo ya mbere navuga natangaho ubuhamya. Ingingo ya kabiri ni Gisalesiani umuhungu wa Don Bosco. Yari umuntu wumvise ijambo rya Don Bosco rivuga ngo tubereyeho mu isi gukora, tukaba dufite igihe cyo kuzaruhuka uko tubishaka mu bundi buzima. Yari umuntu ukunda umurimo, ukunda ibintu akora,
agakunda n'umurimo ukozwe neza. Hari ubwo yabaga afite ibintu ategura, akaba yanageza na saa munani z'ijoro atararuhuka kubera ko ashaka kubirangiza. Akaba umuntu ukunda umurimo ukozwe neza. Yarashinzwe ikigo twagereranya centre professionnel cyangwa IVET bita iwacu. Iri jambo ari umuvandimwe wacu mukuru Bosco yampaye uburenganzira kubera ko arananiwe kuva Freya Imana bigize by'umwanya wo kuruhuka. Niyo mpamvu mubona ibyo urimo kuvuga ariko yabimenyeye uburenganzira. Nyakubahwa nyiricyubahiro umushumba wa diyoseze ya Kabgayi na padiri mukuru Kongo Provincial w'Abasaziya, abihaye Imana b'umuryango w'Abasaziya n'abandi batandukanye bari hano. Duhagaze hano sinzi niba turi bubyite ubutumwa cyangwa ubuhamya, kubera ko kuva Frere yabitaba Imana mu cyumweru gishize twagize umwanya wo kuganira mu bihe bitandukanye, tugerageza guhozanya, gukomezanya, gufatana mu mugongo. Rero umugore dukomeye mu by'ukuri, nubwo terana Kreti yabikomojeho n'abandi bagiye babikomozaho mu bihe bitandukanye. Twabuze ababyeyi tukiri bato cyane. Frere niwe wari mukuru iwacu, niwe w'imfura iwacu, ariko yatubereye umubyeyi mu bihe bitandukanye, atubera umuvandimwe mu bihe bitandukanye, ariko anatubera inshuti. Yaraduhanye, yatugiriye inama, yewe yananshishagaho n'akanyafu sinatinya kubivuga. Niyo mpamvu ndimo kuvuga ko inshingano zo kuba umubyeyi nazo yarazikoze. Ntabwo rero turi buze kujya kuvuga n'amavuko y'umuvandimwe wacu, ariko icyo twababwira ni uko na bamwe batubanjije babikomojeho. Yari umunyamurava, nicyo kintu tumuziho. Njyewe ariko nkamukundira na rigere yagiraga no gushaka kunoza ibyo arimo gukora mu bihe bitandukanye. Njyewe namugishaga inama mu bihe bitandukanye. Padiri na Kreti yakomojeho by'ukuntu wenda ashobora kuba yarabasezeye mu buryo burengeje. Njye ahantu nakoreraga ejo nabikomojeho, namaze igihe ndwaye, ariko nkajya mbaza umufasha wanjye, ariko se mu rugo ni amahoro, abana bameze neza. Ntekereza ko ari urupfu rw'umuvandimwe wacu rwari rwatangiye kuntahamo, ariko sinabimenye. Rero Frere mu bihe bitandukanye yabaye ahantu henshi hatandukanye, akorana n'abantu benshi batandukanye, agakunda cyane kubana n'abanyantege nkeya. Abanyantege nkeya, abana badafite ubushobozi, imfubyi, abapfakazi. Ntekereza ko byaturutse wenda mu buzima twakuyemo, baravuga ati imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye bwose nzazishyira muri uyu muhamagaro. Rero dushimira umuryango w'Abasalesiani by'umwihariko wakomeje kubungabunga umuhamagaro we. Yabikoraga bikunda n'imbaraga ze zose n'ubwenge bwe bwose n'ubushobozi bwe bwose, ariko turabashimira by'umwihariko byibuze ko baturuhuye, bakaba batwemereye kuza mu mubiri w'umuvandimwe wacu ubwo yari yavuye Uganda.
byibuze tukamusezera aha turi buruhuke rwose mwarakoze cyane abayobozi b'umuryango wa Salesiani turashimira abantu by'umwihariko abihaye Imana bakoze inshingano zitandukanye cyangwa bagize uruhare mu buzima bwacu butandukanye kuva turi abana ni benshi ntabwo twabarondora ni nyakubahwa twagize ababyeyi benshi igihe twagize abapapa benshi abamama benshi ba nyogosenge benshi ba nyogokuru benshi mu bihe bitandukanye nta n'ubu turacyabafite dufite n'abavandimwe benshi bakuru bacu barumuna bacu bashiki bacu mu miryango myinshi itandukanye yagiye twakira turabibashimira by'umwihariko Frere yakundaga cyane kuko umwanya yabonaga muri bwa bucuti twabubatse nubwo twabaga wenda dushobora kuba twashwanye ariko nta na rimwe yazaga tukiyunga twongera tugasaba pera na karite rero nk'uko abikomejeho numva kumara gusaba ashobora kuba mwashwana tuvuge uyu munsi turi kuwa gatanu ku cyumweru ukabona yakugezeho agira ngo tugende ese tugiye ngo rero tugende tukajya ahantu tugasangira tukishima tukaba birangiye tugasasa inzobe umutima ugasusuruka rero Frere dushimira Imana cyane imyaka 44 twatumanye ni ingabire y'Imana yakoze byarashoboye muri iyo myaka kandi twebwe turamushimira by'umwihariko kuko afite aho yatugejeje aho yatugejeje n'aho atugejeje ikindi abana bacu yabakundaga cyane bamukundaga cyane kuko natwe kubyakira byari byagoranye ndetse cyane ubu dusa nkaho tumaze gukomera kandi bose turashimira abantu bose badufashije muri ibi bihe twabuze umuvandimwe wacu ni benshi cyane badufashije mu buryo bw'amarangamutima yari atari meza cyane muri ibi bihe turimo badufashije mu buryo bwabo badufashije mu buryo bw'amikoro atandukanye no mu buryo bw'ubuvuzi butandukanye mu izina ry'umuryango turabashimiye cyane natwe aho muzadutabaza rwose tuzabatabara kandi nk'uko umuhanzi abivuga n'ibyiza n'ibibi biragendana tubyakire tuyemo kandi ahagiye ejo heza haradutahiriza ababyeyi bacu ba nyogosenge abasogokuru na ba nyogokuru n'abandi bantu bose bagize uruhare rutandukanye mu buzima bwacu kugeza uyu munsi rero turabashimiye by'umwihariko mwebwe turi kumwe aka kanya Imana ibahumugishe Kristo yakoze Provinciale b'Abasalesiani bo mu Bubiligi no mu kiriya gihugu twita Ubuholandi ko bigize Ububiligi bwo mu Majyaruguru y'Ubuholandi bigize provinsi imwe mu mwagize impamvu ari hano rero ni uko ari umuvandimwe wacu w'umugande wagiye mu Bubiligi mu misiyonari muri yabicaranye noneho akaba yahawe ubusaserdoti mu minsi ishize yamuherekeje rero mu misa y'umupanguro hariya mu majyaruguru ya Uganda bageze ino noneho basanga ibyadushikiye niyo mpamvu yashimye kuba kumwe natwe kuri uyu munsi uriya muvukanyi wacu umuvandimwe nahaguruke nawe abasuhuza yitwa Frere hari n'undi bari kumwe ndumva wenda hari hafi
nyakubahwa musenyeri umushumba wa diyoseze yacu Kabgayi, nyakubahwa provincial, abasaseredoti bihayimana mwese, abavandimwe dusangiye umuryango mugari w'abasaleziyani, abakristo, abavandimwe mwese, twumvise amateka y'ubuzima bw'uyu Frere Albert, twumvise inyigisho twahawe n'umwepiskopi, twumvise kandi n'ubuhamya bw'ubuzima bw'uyu muvandimwe. Ndumva nta jambo nakongeraho uretse ryo gushima, kandi ijambo rivuga mu izina ry'abavandimwe banjye b'abasaleziyani. Nyakubahwa musenyeri episkopi, turabashimiye cyane kuba mwigomwe imirimo mwari mufite mukaza kubishyigikira uyu munsi mu mubabaro turimo. Nshimiye abasaseredoti bari hano bo muri diyoseze n'abandi bihayimana ku buntu n'ubucuti bwiza mutweretse ubucuti butandukanye muri Kristo, mu miryango myinshi inyuranye y'abihayimana ihamburiye ubutumwa muri Kiliziya umubyeyi wacu twese. Ngira nshimire abavandimwe banjye babiri cyangwa batatu bitanze cyane kugira ngo uru rubanza rugende neza. Uwa mbere Padiri Federico Munirangabo, Vicaire Provincial, muramuzi. Aksida imaze kuba akabimenya yahise abanguka ajya i Kampala muri Uganda kugira ngo aremeshe abavandimwe kandi abafashe gutegura ibyari bikenewe kugira ngo umurambo wa Frere Albert ushobore kuva mu gihugu cya Uganda uze hano mu Rwanda. Bazi ko bifata igihe rimwe na rimwe n'uburyo. Ibyo turabishimiye. Ndashimiye diregiteri wa umubano wacu hariya Kampala na Mugongo, Padiri Pascal Shauri, ahuje ko wenda atamuzi. Nshimiye hamwe n'abasangiye umubano hariya urugo rwa Namugongo bakira abantu benshi umunsi ku munsi. Niba hagize rero ibiba nk'ibi ngibi ni urwo rugo baba bitanze kugira ngo byose bigende neza. Nshimire kandi umukuru w'umubano wa hano Kabgayi, Padiri Augustin César, yamenye indunga arizo ubundi kwa gatatu ko Frere azakingurwa hano kwa gatanu, none yabaye nk'ibimutunguye, ariko urabona ko yabyifashemo neza, yabiteguye. Turashimiye kandi n'abasangiye umubano hano bafatanyije. Turashimire kandi kuba byose babishyize ku murongo, bakatwakira n'umwepiskopi wacu. Nibakomeze rero bafite imbere no mu n'ibindi biza gukurikira. Ndashimiye mwebwe mwese naje gushyigikira muri ibi bihe.
wakoze ibikorerarite ibintu yarashijwe hariya Paradek mu majyaruguru ya Uganda, yari ekonome. Ni urugo runini cyane rurimo byinshi, imishinga iri gukorwa. Kuba ekonome rero urugo nk'uko biba byose, kandi noneho twavuga ko ari ibigo bibiri bifatanye, kubera ko mu kwa munani twateganya kandi no tuzabikora kugira tuzakomera ebyiri. Imwe rero yari irimo ibikorerarite. Ubu tugiye kujya hamwe n'abajyanama turebe uko twamusimbuza. Bizasaba ko ari byo twumva twarangije gusubiramo, dusabire rero kugira ngo tuzabone umusimbura umwe ameze nkawe, afite ishyaka ry'ibikorwa kandi akaba n'uwihaye Imana ubuzima. Dukomeje kubashimira natwe dusabe dukomere kuranga Imana yaduhaye. Murakoze. Mubakiriro ubusabe ibyubahiro Musenyeri wa Liturujia Protasiya arukomeze n'imihango kurikira. Abaye ariko nawe ari ijambo cyangwa se amajambo yagezaho mbere y'uko akomeza imihango, ijambo ararihorana muri uru rugo n'urundi. Ijambo ntabwo ni ukongera kubakomeza Provincial n'amufatanyije urugendo rw'ubutumwa bw'ubutore n'ubutumwa kugira ngo bakomeze abavandimwe ba Frere Gilbert, nongeye kubakomeza bakomere. Imana irahari, ari kumwe nayo, kandi natwe ndi kumwe nawe. Urubyiruko muri hano bahagarariye urubyiruko rwinshi bahuye na Frere Gilbert mu nzira z'ubuzima, mu rugendo rw'ukwemera. Ababere igitabo cy'amateka mwubaka uyu munsi n'ayo muzubaka ejo hazaza. Ababere urugero rwiza, namwe mwitangira bagenzi banyu, mwitangira inkuru nziza. Bajene muri mu nzira y'umuhamagaro, ntigira ubwoba. Ikivi yushije n'ibindi yari yarateruye ubu biri mu biganza byanyu. Mukomereze aho yaragereje, kandi muzamwongereho mu mpano n'imbaraga n'ubutagatifu azabaha. Mwese muteraniye hano mukomere. Umuhango wo guherekeza umuvandimwe wacu utubere twese isoko y'amizero y'imbaraga n'amahoro bikomoka kuri Nyagasani Yezu Kristo wapfuye akazuka. Ineza n'amahoro n'umugisha bikomoka ku Mana bihorane nawe. Ni
kumureba niwe uzanshoboza, azanshyikiriza Yesu umwana we. Amen. Mariya umpakirwe umwanya nkiri hano, nzabone kuzaza mu bwami bw'ijuru. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. J'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai